mu minsi mikeya nkaba nzaba ndi Mr Rwanda izina riziyongeraho Mr mbonye ku marembo y'ijuru se ari kwambuka imisozi n'iki igeze kubona inshuti na Naomi Miss Naomi yenda nabazanga yamuhaye igitekerezo gusa yazaga kumpeta nyine bagahomeza yenda igihembo cy'ufite impano yenda cyakuza yaza mu bisonga da naho super manager we imyaka batangaje yenda atarirengeje abavuga ngo Mr Rwanda rero ngo nta muhungu ngo ubwiza ngiki hariya ntago ari byo bagenderaho Mr Rwanda bagendera ku bintu bitatu. Yes, reka nizere ko mumeze neza mukomeye muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Ni Big Town TV ndi Albert Niyonsaba kuri kamera ndi kumwe na Kibro ni kumfasha kugira ngo amajwi n'amashusho bageraho 5 kwa 5 kuri screen zayo. Bamaze kubona umusore tugiye kwakira. Salam Brown. Meze neza urakomeye kabisa nta kibazo yego biracamo nta ribi kabisa nta ribi ture kubanze wiyerekane Tanda dushyira kaya kimyireko. Birabaye n'ubundi birabaye. Nta kibazo kabisa. Banza bibwira kuri Big Town TV kabisa. Ego nitwa niyo nagize Fabrice wihanganye wa Mutarindwa wa Ganza wa Yuhi wa gatanu Musinga wa Rwabugiri gukomeza kugera kuri Gihanga wahanze u Rwanda ngoma ijana murakoze. Ko sitavuze utashyizeho Mr ajya ni Mr Rwanda se yari kuvuga ngo niba ari yitwa Brice nitwa Mr Brice cyangwa nta kizere wifite kirahari mu minsi mikeya nkaba nzaba ndi Mr Rwanda izina riziyongeraho Mr ikindi nkabamagara mu mujyi wa Kigali muri Mr Rwanda ndi numero 104 karisa kera nukuba hariya amanimero nugutombora basa hari gihe rimwe ibitarimo nko kuva kuri rimwe kujya ku 10 nazo bo bimprima zimwe na zimwe nyine ugatombora hari n'ubu ufite ya 200 na muheto yarafite ine kane kandi yabaye Miss Rwanda. Uwo Gihanga ngo mijana na Musinga bavuze se tubahuriyeho nk'abanyarwanda cyangwa ufite amomoko muri bo? Gihanga ngo mijana twese niwe duturukaho ariko Musinga ndubuvivi bwe. Urubuvivi rwa Musinga? Ego ubwo ni avuga ko ari nka ari sogokuruza. Ego uri intwari nkawe cyangwa ego byanga bikunda iyo wenda nk'umubyeyi yabyaye umwana abashaka ko azagira ikirenge muke. Iyo ya gatanu Musinga ni umwami ari mu bami batatu bayobora u Rwanda mbere yuko haza Republika. Ari n'umwami waje agasabwa n'abazungu kuba yabatizwa akemera inyigisho baye bazanye zo kuba zaba bakwangiza ubumwe bw'abanyarwanda. Musinga arabyanga ni umwami wameneshejwe kuko yapfiriye aho bita Imoba muri Kongo amaze y'imyaka 13 ari mu buhungiro. Muri iyo myaka 13 nibwo ibisekuruza byanjye nyine byamukuyeho. Yego Use arabizi ko uri muri Mr Rwanda? Waganiriye n'abakuru cyangwa urupfa kugenda gusa nta makuru ufite? Musinga yaratanze no kuvuga uriho navuga ko wenda ari papa na sogokuru ndakeka. Oya none se ukumva rero sinzi mpamvu utari gukurikira Musinga kumva yanje ko babatiza kugira ngo agomeze agendane n'ibiriho mu Rwanda yiyambaza Imana yiyambaza abakurambere we wasanga utajya yambaza Musinga aguha makuru akubwatijya muri Mr Rwanda. Musinga no kuvuga ngo nawe wenda iyo abahari wenda ubu ngubu hashize imyaka 78 atanze. Ariko iyo abahari ntago yari bubyange kuko ubundi mu Kinyarwanda Mr Rwanda ndakeka ni rudasumbwa w'u Rwanda. Ba rudasumbwa na kera babagaho. Nyega ko niyo urugamba rwabaga bafataga umuheto bagafata icumu bagafata n'umwambi nabo bari ba rudasumbwa bakajya kurwanira u Rwanda kugira ngo bashake amahoro kugira ngo u Rwanda rukomeze Rwande nirugane ku mpanga. Ubwo rero ntago yari bubyange
muri ibyo byose se bagenderagaho kugira ngo barebe rudasumbwa rw'u Rwanda we nibihe ufite muri ibyo byose bagenderagaho mbere uzikora kera bagenderaga ku murava ubundi umurava wari wo wa mbere umurava mu Rwanda tugira kirazira zacu gukunda u Rwanda ubundi umurava cyari cyo cya mbere nyine iyo umuntu afite umurava yerekana ko ikintu agigiyemo gikunze byari byo abavuga ngo Mr Rwanda rero ngo nta muhungu ngo ubwiza ngiki hariya ntago ari byo bagenderaho Mr Rwanda bagendera ku bintu bitatu bagendera kuri kimwe ari cyo culture mu rurimi rw'amahanga ari cyo umuco bakagendera kuri brave mu rurimi rw'ikinyarwanda ari byo navuga nk'ishyaka cyangwa umurava bakagenda no kuri brain aribyo wenda mu rurimi rw'ikinyarwanda navuga nk'ubwenge ubwo rero nyine abantu bavuga ngo dore babajamo bo ku gisimenti iki nago ari byo kandi ikintu cyose gitangira batacyumva neza bagenda bacyumva nyine uko bigiye biza nihagira wenda umuntu vuge ni negukana Mr Rwanda hagira ibintu mfasha mu gihugu gutera imbere bazavuga bya bintu twapingaga burya hari ikintu byagize itafari byagize icyo byongera ku gihugu ibyo utekereza se ubafasha u Rwanda wagiye muri Mr Rwanda warabigerageje biranga uhitamo kuzabikora wabaye Mr Rwanda ni ukuvuga ngo uramutse ufite wenda ushaka kubakira inzu nk'umuntu ufite nk'ibihumbi 10 ufite kugura sima imwe ugatera urukuta rumwe ariko uramutse uzengurutse wenda urugero nk'umujyi wa Kigali wose bakuza ukagenda ubabwira ati ndashaka gusanura uyu muntu hari ababoneka bagufasha bakakugurira imifuka 10 bose ukahasanira njye nyine hari icyo nagerageje nakoze ariko bike bitaboneshwa amaso cyangwa se biboneshwa amaso na bakeya ariko ufite abagushyigikiye hari byinshi wakora noneho bigaragara no kuvuga hari n'abandi baba bafite igitekerezo nk'icyanjye ariko wenda kuko baba bavuga ati gutya na gutya ntibabona aho bamenera yego none mushaka gutanga u Rwanda gutanga u Rwanda Jean ndi kubona rutanga rw'amaboko avuga bati bari abasore bari kujya muri Mr Rwanda n'abasore bari aho ngo bari gushuka badafite akazi byute nahise mbona abitwa bamutabaza banavuga ngo Mr Rwanda iri gushushanya cyangwa se iri kugaragaza ubutinganye ibintu nk'ibyo uriya cyo rutanga rw'amaboko yavuze mbere nambe avuga ko ari abasore bari muri gushukwa mudafite imirimo mudafite ibiki n'ibiki bimeze bite Rutanga ntago nemeranya nawe sibyo kuko buriya iyo umuntu yumva we atabasha ikintu cyangwa atagishyigikira cyambere wenda nta mwana afite waza muri Mr Rwanda yenda gukompetamo ikindi cya kabiri ntago biriya mu bintu wenda iyo bagiye wenda kuvuga ikintu kigenderwaho hariya nta kazi bigeze bashyiramo ikindi cya kabiri ibyo by'ubutingaye nese Mr Rwanda si abakobwa gusa bayijyamo Mr Rwanda nese iyo bagiye muri boot camp baratingana nyine we yavuze nyine abakobwa bo nibyo dusanzwe tuzo nyine Miss ni bisanzwe ariko Mr nta musore mwiza ubaho umusore mwiza ni ikofi we ni kabisobanura ubwiza bw'umusore ni ikofi kandi haranga mwe uko muri yarabigenze asanga nibura 100% nakazi mugira no kuvuga ngo we na Mr Rwanda ntabwo yarabibeshe se we bazumbwire uko bireba abantu muri kumwe muri Mr Rwanda bafite akazi cyangwa ntako no kuvuga ngo akazi karahari ntambura mukuri bamwe ushobora kuba udafite wenda akazi udakorera leta udakorera iki ariko nta muntu ubura akazi niyo nawe mbyuka nkipigira nkatunganya utuntu twanjye naza nkiryamira ko nta kazi kanjye ahubwo we sinzi Rutanga akazi we yifuza ko mutabazi akazi we yifuza ko abantu baba bafite bajyamo bakavuga ati wenda Mr Rwanda izazijyamo n'abantu bafite akazi muri minisiteri ni itegeko naho akazi ni ijambo ryagutse ni ijambo rivaho ikintu mukora hariya ntambura mukora ihari rero yego Mutabazi rero uvuga ko ubwiza bw'umusore ari ikofi wamubwira icyo ubuno nanga cyangwa ubwiza bw'umusore warabwemera ijambo ubwiza
rero ubwiza kuba muri Mr Rwanda nta kintu ubwiza kiriho, ni ukuvuga ni ibintu bitatu: ni ubwenge, ni umuco n'umurava. Nta bwiza burimo mu bigenerwaho. Twe ufite umurava, ufite umuco, ufite n'ubwenge, uba uri rudasumbwa. Ubwo rero icyo kintu wenda ubwiza iyo baza kugishyiramo, hari abandi wenda bari kuzamo bumva ko babufite, ariko nkeka ko wenda ijambo ubwiza cyangwa se umuntu usa neza birebwa n'umuntu ukureba. Ntago kamwe hari n'abakobwa badashobora kureba ngo njye ndi mwiza, batatinyuka kubivuga. Umuntu ukureba niwe uvuga bro umeze neza, wambaye neza cyangwa usa neza gutya. Iryo jambo rero ntago babaho babaho amana bunese kuba nakubwira ngo bro usa neza, ibyo nta kibazo cyaba kiri muri umujama. Ariko nyine ibyo byo kuvuga ngo ubutinganyi iki wapi, hariya wenda no muri Mr Rwanda bumvishe ufite icyo gitekerezo cyangwa iki, nkeka ko nubwo waba warapasinze bahita bagukuramo, kuko ibyo ntago biri mu ndangagaciro z'u Rwanda. Yego. Muri Mr Rwanda baba barababwiye ko ubutinganyi butemewe byeruye, cyangwa ntago bageze babaganiriza ko icyo kintu nabo babise ntago bavuga ngo ubutinganyi ntibwemewe, kuko wenda nawe uri umuntu uje uvuga ati ndashaka gutwara ikamba rya rudasumbwa, nzaba nkura ibi n'ibi kugira ngo mbigereho, nimara kuritwara nzafasha ibi ngibi n'ibi. Ubonye ubutinganyi bizagufasha kutabigeraho, uri umutinganyi ntago wazamo uzi ko bitazagufasha kubigeraho. Kandi wenda ukiretse kubiganira bimwe njya mbona nk'umuntu azakaza akavuga ati njye ndi umutinganyi gutya na gutya, akerekana umujama ngo uyu ngo no dukundana, ku giti cyanjye njye simbyemera. Babona binasekeje wenda njye menye kuri n'inshuti yanjye bikora wapi, natangukibira kabisa sibyo, kuko anytime nawe wazamwisha bia nyine ukahita ureba inyuma kabisa sibyo. Sasa rero naba nkukura mu kibuga hakiri kare sibyo. Gusa ntago babyera bavuga ngo iki ntago kibujije, gusa kamwe numva bitemewe sinzi. Bira wenda abantu babikunda bafite uko bateye, mbona mu bindi bihugu babereza uburenganzira, ntago mbavebye cyangwa ngo mbavuge iki, gusa no bushit man. Nta mujama wakundanye n'undi wasoma akareka. Abantu badukurikiye babyemera ntago bakemeranya nawe, baraza kugutuka byadanje abantu ke, gusa nabo barabizi. Ubundi bavuga ngo ababurana ari babiri harimo uba wigize nkana, nabo nine ubundi ikintu utajya, ikintu wenda utasaba, wenda urugero ikintu utagenda ngo wenda hateranye nk'inama runaka y'abayobozi, uvuga ati njyewe ndi umuyobozi uyu wenda ndi umugitifu, ndi umutinganyi, nyoboye wenda umurenge wa Masaka. Ibyo bintu utatinyuka ngo ubivuge, icyo kintu kiba kijennye. Nyine ikintu nyine ugenda wihishahishe, urebye umubare wabo ni bakeya nyine, cyase ubwo ikintu utakurira ahagaragara, cyangwa se umuyobozi wakumva ngo uyu muntu akora iki kintu bakamukwena, icyo kintu nta kintu. Ahubwo se weho urabishyigikiye? Bona kumva njyewe kereka wantumiye mu kiganiro ukambaza, ubu ngubu ndi umunyamakuru kandi babyemeye ko baza umunyamakuru. Nahise mbona ubwashyize mbonye ari kuvuga ati nanjye nshaka kujya muri Mr Rwanda, muzantora. Inde? Mbonye Israel. Israel. Super manager nawe sinzi na mwaramuteye ubwoba bikarangira atajemo. Aya mbonye se. Mbonye ku marembo y'ijuru se. Oya we ko yakaba yibereye ku marembo y'ijuru, ari kwambuka imisozi n'iki. Ntabwo nigeze kubona ari n'inshuti na Naomi mukuntu. Nigeze kubona ari inshuti na Naomi, Miss Naomi. Yenda nabazanga yamuhaye igitekerezo. Gusa yazaga kumpeta nyine. Mwari kumugirira ubwoba. Aya ntabwo wenda kuramya n'ibyo abashize, si kuramya nyine n'ibyo abashize. Cyakuze wenda ari kuza agatwara nka wenda nka bajya batora muri biriya bintu ufite impano wenda agahimbazamo,
bagahomeza yenda igihembo cy'ufite impano yenda nziza ko cyubaka atatwara Mr Rwanda kandi ndimo ndimo wenda cyakuza yaza mu bisonga da yaza mu bisonga ese nabyo bazavuga ibisonga cyabaza gisonga harya amaye iryo ni ijambo ryagutse ndabizi ni bisonga naho super manager we njye sinzi nyine iriya wenda njye ntabwo nabizi nimba imyaka batangaje wenda atarirengeje 20 hariya ni 20 ingahe ni 7 ahari ntabwo nibuka neza bitwina turi kumwe mwaka yujuje 23 gutyo akabarajya hasi abarajya hasi nagaba yatsi n'imyaka cyakoza nka mbere y'ivuka rya Yesu babaraga bajya hasi bakavuga 2021 2020 2019 nimba imyaka ye ayizihiza ava ku ijana amanuka akaba ageze kuri 23 nabyemera akaba arajya hejuru kereka nimba celebrating isabukuru y'amavuko mu myaka 5 agacelebra muri mwe wenda naho amakwa ariko wenda wirengagije imyaka yaza mwari mufite ubwoba aya ntabwo afite amafaranga yandi bavugaga ese amafaranga hariya barashaka kutsinda bakaguha amafaranga ese amafaranga yako waje kuyakoresha iki hariya ntabwo uvuga ngo maje gusubiza ibibazo mwambajije ngo dore ni noti ngizi ngo mume pass nabo bashaka kuguha ndi kugira ngo yakoreshe ugire icyo ufasha mu guteza imbere u Rwanda ese muzakora na bootcamp byitwa itorero muzajya mu itorero yego bootcamp biriya byo kujya kuri piscine ni iby'abakobwa nyine twe muzajya mu itorero twe tuzaye kwiga amateka y'u Rwanda ahari sinzi wenda ibukuru ibyo badutekereje nibiba ngombwa n'icyo gikoresho umuntu akige ku buryo yagize n'agakoma ba rudasumbwa bakwifashishwa mu gutabara u Rwanda gusigasira ayo mahoro kuko ntabwo bagutora ngo ugende ngo urye ifoto gusa batora umuntu koko ufite za ndangagaciro ushobora kuba yanakura u Rwanda mu kaga mu gihe byaye ngombwa twe nito bootcamp ni iby'abakobwa piscine barya pizza za Nyamata hehe wapi mwe ni mu itorero kabisa baramutse bavuze ngo basore bari mu Mr Rwanda mwese muyoboke tubagiye kubajyana mu ngabo z'igihugu waba ukibarizwamo cyangwa wasohoka buriya bafite impamvu umutima n'urya ruswa kandi kami ka muntu umutima we nakomeza kuko naje mu mvuga ati icyo bazavuga cyose niteguye kucyaseptinga cyangwa se kugikurikiza ihame ryabo nzarikurikiza kibaye ari ikintu kibibanganishamo navuga ati tubyarana abo ngabo gusa ingabo z'igihugu ko tubizi zikora ikintu cyiza zibungabunga amahoro y'u Rwanda n'umutekano w'u Rwanda ndetse no hanze yaho twarageze ndetse no hanze yarwo ubwo rero ndikumva nta kabuza nabyemera kabisa ese umuntu uzatwara Mr Rwanda bazamuha amafaranga angahe harya wenda ibihembo bizwi ni imodoka ngigura 1,400,000 niko bapi yavuze sha ni inka ya kinyarwanda wenda atari inka nyine ziriya z'amagongoro nk'ifatika nk'ifatika ibindi bihembo kuko ifite abaterankunga benshi amafaranga ni biri no ubwiru ibindi ni ibihembo bigiye bitandukanye ibizwe wenda n'ibiriya byagiye bigiye yanze yego nibyo bizwe gusa nyeka ko wenda ku ruhande rwanjye iriya modoka ntabwo ariyo yanzanyemo nyine hari na tayito uba ushaka kugira ngo ukore ibintu runaka niyo modoka nyine aba ari ishimwe ariko ntabwo wavuga ngo ndashaka iriya modoka ngo niyo nshaka cyane cyane kuko ubaye unayifashe icyo waba ushaka wawe ukibonye ya mishinga waba waravuze uzafasha u Rwanda iki ntabyo waba ugikoze yego neza mbona kuri Twitter bicicikana kabisa byane twavugaga
dore twa dusore twanze gukura amaboko mu mufuka hari n'uwo nabonye batura indirimbo ya niba ari yandema wivuga ngo mbango reka ndebe mana nde kuri Twitter mu ndirimbo aya ngo urebye biriya byo kuvuga ngo badafite imirimo oya byaba ari amagambo y'abantu wa muntu ubyuka wicaye adafite icyo gukora nyine niwe ufata umwanya wo ngo nimba ngari umusanzu w'umugabo abagabo nibo badatekereza ukuntu nyine ntago ubugabo hari umwana ushobora kugira ibitekerezo biruta by'umugabo kuba uri umugabo nyine uranguka ufite urugo ibyo ntabwo ari byo bikugira umugabo ibintu bikugira umugabo ubundi mu Rwanda yenda dufite ikintu bita ngo imvugo niyo ngiro kandi imvugo nzima ikaba n'ingiro nzima ngo rero kuba uri umugabo neza bariya bose tubona yenda bafunga ni uko batari abagabo ariko bagakora ibintu nyine byamo za kirazira bakaziteshukaho nyine kuba uri umugabo ntabwo ibyo bikuza kuvuga ubusa ariko uzi ko hari ibintu namaze kwitegereza kuko dukurikije kirazira n'indangagaciro nyarwanda mu muco nyarwanda uzi ko twese nta muntu n'umwe wabarizwa muri gereza gute twubahirije kirazira indangagaciro bisanzwe mu muco nyarwanda nta muntu n'umwe wafungwa ndabikubwiye yego gereza bahita bazinda nk'amashuri cyangwa insengero cyane rwose ariko turabitatira nyine nimba bavuze ati kirazira kwandagaza kirazira kwica kugambanira igihugu cyawe kirazira ibintu nk'ibyo ukabikora uhita ujya mu gihome nyine impunguru ukazibona iki ariko bibaye ntabyo ukoze nta kintu kindi bakubaza ubwo rero wenda ikintu navuga cyo abo ngabo bavuga ati dore babahungu b'imburamukoro iki na Miss Rwanda igitangira ntago babyumvaga kimwe bavuga ati dore wa mukobwa ba indaya agiye kwikaraga hariya yambaye ubusa ariko iyo ikintu kibaye rimwe bakabona birakunze kabiri bakabona Jolly atangiye kujya mu festival runaka atangiye kubikora bakabona gatatu bakundwa bande bakabona bitangiye gukunda batangiye kuvuga mwana wa nawe jya hariya Miss Rwanda ntago ikirindaya iki ndabona biriya bintu birakunda ubwo rero natwe ni ubwa mbere baye abambere baba nk'ibitambo nyine baravugwa ahubwo ngenda ndashimira abateguye Miss Rwanda bategereje neza ni bakreye innovation kandi uzatorwa n'abandi bazamukurikira bazagira ikintu bafasha u Rwanda byiza cyane yego ufite impapuro ngo nagomeje nzitegereza sintereho ibyo nabyo nibyo yageneye abakurikira Big Town ukuvuga ngo wenda ngarutse gatoya navuze ko mu bisekuruza byanjye nk'igisekuruza cya kane hariho wa gatanu Musinga wari ufite papa we bitaga Rwabugiri ni ukuvuga ngo abazungu bakimara kuza mu Rwanda Musinga nyine bamubwiye zimwe mu bitekerezo by'uko bashakaga kuganisha u Rwanda habi Musinga nyine ni intwari ntago wenda natinya kubivuga yaravuze ati u Rwanda rwacu twamye dufite ubumwe ibyo bintu ntago nabikurikiza byanga bikunda muri kuzana ibyo bintu byanyu byo kubwiriza ngo ibintu by'Imana ariko twe mu Rwanda twari dusanzwe dufite yacu mana kuko wasangaga abantu babita ba bene Imana bakabita baharira Imana ubwo urukumva iryo zina aho ryavaga bari basanzwe Imana kuko bayizi Musinga yanga kubatizwa yanze kubatizwa abazungu baravuga ati uyu muntu ubwo yanze nta handi twamenera biga inama yo kumukura ku bwami baramuca arahunga ahunze amara imyaka 13 mu buhungiro mu gihe yahungaga rero wenda uko nyine bagenda bambwira abakuru wenda bo mu muryango muri iyo myaka 13 yamaze mu buhungiro niho yibarutsemo nyine impanga uwo navuze bita Ganza yari afite n'impanga ye babyara Mutarindwa abyara papa ni impanga ni gatoya papa arambyara nyuma y'iyo myaka 13 yitaba Imana abo yabyaye ariko bagumaho
kwa kuri yari mu buhungiro abiru ntago wenda bagiye bakurikirana ibi uko amateka yagiye agenda sinzi wenda nimba babikurikiranye babizi gusa hari ubuzima yabayeho muri ubwo buhungiro ari naho ubwo icyo gisekuruza cyane cyavuye avuye ku bwami yasimbuwe n'umwana we witwaga Mutara wa gatatu Rudahigwa Mutara wa gatatu Rudahigwa ni nawe wemeye kubatizwa yemera ariko nawe ari mu bami nabo bagize akamaro ego nta wenda hari abami bagenda bavuga bari bafite imbaraga nka Ruganzu wakandagiraga nko kwibuye ikirenge kigasigara wenda mu majyaruguru haza yitwa ku kirenge cya Ruganzu bakavuga ngo uyu mwami ntiyasize ubumenyi ngo busigire u Rwanda wenda bakamwita ngo umwami utazi ubwenge iki kuko yapfanye ibyo yari afite ubwo renda ngarutse kuri Musinga ubwo yaragiye nyuma y'iyo myaka 13 ari mu buhungiro arapfa apfira Imoba muri Kongo abazungu icyo bashaka guwanga kumva ibyabo byose baramumeneshaga abakabaye abahanga bahangana nabo bayoboye karahava dawe abakabaye abahanga bahangana nabo bakabaye abahanga bahangana nabo bayoboye karahava umukuru yabivuze ukuri umize umusaza rukimvi abo batuzaniye ishyani Rwanda nidukumire kuzagaruka ukundi muze turandura icyo dupfa tubagarira icyo dupfana byari byiza kubona ubyara bakaguhemba bakanakwambarira washyingiwe bakanaguherekeza washaje twari duturanye mu marembo amayira ataraba amarembera ngo amahira ahabwe akazi yema bo mu rwa Gasabo nimumfashe duhe impundu abarara amajoro wicaye ngo u Rwanda rugande ntirugamburuzwe duhindura abarara amajoro bashaka kurujora nibahumure ijabo ryacu riduha ijambo kwibuka si ukuzikura ibyazikamye si ukuzura ibyadushavuje ni ukuzirikana icyabiteye tukakirandura burundu reka ihumure ritaha i Rwanda natwe duhumure duhumeke umwuka mushya twiharanira kurusiga isura nshya nidusabana ruzasugira iteka uca urwirahorana ubwira akaruca agamije gutsemba imizi yose yego ego oya umuntu ubikoze vuba se ntabwo yabikora gutya nsanzwe mbikora ahubwo nuko umuntu wenda bivanga n'ishuri wenda kugira ngo nyine ababyeyi batavuga ati ishuri wayishyize ku ruhande iki ukazegenda ubiha umwanya mutoya ariko nsanzwe mbikora yego iki ubundi cya mbere ni uko nabonaga ibintu basabaga mbyujuje ego icyo ni icya mbere icya kabiri wenda kuva na kera numvaga nzakora ibintu by'imideli ibintu byo ni ukuvuga ngo wenda njye oya ndabiguhuriza impamvu hari abana wenda impamvu nari nkubwiye ngo imideli ni ukubera ko imideli njye numvaga nzakora yari iya traditionnel ya gakondo sibyo nka kuriya wenda kuvuga ngo abantu bambaraga impu abantu bambaraga wenda impuzu ibyo bigiye bitandukanye noneho nkaba mfite impano yo gushushanya nkavuga nyine nzaza ndeba wenda nk'abagabekazi ba kera ukuntu babaga bambaye mbishyire mu mutwe noneho wenda mbishushanye ku mataburo nerekane wenda ukuntu abakera bambaraga gutya noneho nshaka uburyo nka biriya bintu wenda hari ukuntu babaga nk'amatungo iki noneho ibisigarizwa byabyo nk'impu bikaba byatunganywa noneho iyo myambaro ikazaza ikorwa wenda mu mafestivali runaka bikaba byakoreshwa noneho muri Mr Rwanda aho mvuga nari kubihuriza hari abana bafite izo mpano bavuga ati twebwe tubona amateka kinyarwanda yaragiye azimizwa kandi kuzimizwa u Rwanda rubaye nta mateka azimye narwo rwaba ruri kugana ku kuzima abo bana bafite izo mpano nkavuga ati ubwo nzaba ngiye hariya nkatwara ririya kamba nafasha muri uwo mujyo ariko icyo ni kimwe mu bindi byinshi yego okay bri reka mushimire
yego yego murakoze mwakoze cyane. Ikindi wenda nabwira abadukurikiye kuri Mr Rwanda bajya kuri social media zanjye, kuri Instagram, Twitter, Facebook ni Brice Rwanda, bakankurikirana ibyo umuntu agenda ashyiraho bigiye bikurikirana. Nshimira abakurikira Big Town TV, bakomeze bayikurikire, igira ibiganiro byiza. Yego murakoze. Aya nsanzwe ni byinshi, no kuvuga ngo hari ibiganiro noze Bagti ajya gusura Sky 2 yagiye mu murenge amusura mu rugo we n'umugore we ari Gasanze. Ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Yego yego oya no uni kwa kundi nyine kiba kiza mu mutwe. Yego murakoze.